ndabasuhuje muri hamwe na Dr Phone Seti. Uyu munsi tugiye kwigana uburyo twapima iyi TDA SAT2030A. Noneho ndagira ngo tubereke uko bayipima. Dufite uburyo bubiri pimwamo, bwose dushaka ngo tubigishe kandi musobanukirwe. Mbere yuko tujya mbere rero, reka manze nshimire wowe ufata umwanya wo gukurikirana video zacu, ndetse nawe ufata umwanya wawe ukatwandikira muri comment utubwira ikibazo cyawe cyangwa se icyifuzo cyawe. Turabashimiye mwese. Noneho rero reka dutangire akantu kandi. Ni ukuvuga ngo turabanza tuyisobanure mu buryo bwimbitse. Iyi murayireba ifite pins 5 nangwa se amaguru 5 mu rurimi rw'iwacu. Mwayabonye. Aka rero niko kadufasha gupima. Nuvuga ngo dufite uburyo buri bwo kuyipima. Uburyo bwa mbere bwo kuyipima ni ugufata iyi black probe. Ariko mbere ya byose ujye ubanza setting ahangaha kuri diode range. Tajya murahareba. Bwa mbere naha ya mwahitegereje neza. Kabiri na ahangaha kuri diode range nangwa se continuous, kuko zombi murareba niho ziri. Noneho iyo urangije kuyisetinga uko, noneho uba ugomba kubanza kumakinga sure, ukabanza ukazimya multimeter yawe rimwe, kongera ukayatsa, kuko bigufasha kudafata ibipimo bipfuye nangwa se bitameze neza. Noneho iyi ndashaka ngo tubanze tuyitegereze. Uburyo bwa mbere bwo kuyipima, ufata aka negative akangaka ukagashyira kuri akaguru ko hagati. Umaze ugashyira ku kaguru ko hagati, ushyira ku kaguru kabanza, ukareba niba iri buze gusoma. Uku nguku nyine ahirasoma n'ahirasoma. Noneho bikagusaba kongera guhindura, ukayishyira aha, ugapima aha ndetse n'aha. Noneho mu buryo bwiza rero kugira ngo tubikwereke ku buryo wabisobanukirwa 100%, uzafata iyi positive probe nangwa se red probe uyishyire ahangaha. Numara kuyishyira ahangaha, aka niko tugiye gupimisha. Bavuga ngo ukuguru kwa mbere kuri buze gusoma imibare, n'ukwa kabiri gusoma imibare, ukwa gatatu ni gukwiye gusoma, ukwa kane kurasoma, ukwa gatanu kurasoma, kuva kuri 500 kuzamura. Ariko iyo ukwa gatanu gusonye nangwa se kwerekanye imibare, ubwo kuba gufite ikibazo. Noneho ndagira ngo turebe iyi uko bigenda. Maze gushyira ahangaha, shyira kuri pine ya mbere, mwayibonye. Pine ya kabiri nangwa se ukuguru kwa kabiri 714, ukuguru kwa gatatu akumvishe isomye 000.5 kandi iri no gusona. Noneho ukuguru kwa kane nako kurasomye 555, ndetse no kwa gatanu kurasomye. Bisobanuye ko iyi ngiyi ni nzima, kuko ipimwa mu buryo bwa diode. Igizwe na diode 2. Imikorere yayo iyo ntabwo ariyo tugiye cyane, ariko niba ngombwa nabyo tuzabivugaho. So turabibonye yuko iyi ngiyi ari nzima. Impamvu tuyise yuko ari nzima ni ukubera ko ukuguru kwa mbere kwasomye kwerekana imibare, no kwa kabiri kwerekana imibare. Ahangaha yo ntiyagira icyo yerekana, ahubwo twereka short. N'iyi ya kane irasoma, n'iya gatanu irasoma. Icyo nicyo kimenyetso cy'inzima. Noneho ndagira ngo dupime n'iyi ngiyi ikurikiye. Iyi niyo turangije gupima. Iyi ngiyi nayo urafata n'ubundi aka k'umutuku twasetinze muri diode range. Noneho umare kugashyira ahangaha. Ubundi ahangaha impamvu dushyira kugira ngo basobanukirwe, aha ni negative yi transistor. Noneho nangwa se reka tubyite positive, negative, sorry. Noneho ni kuri negative. Aka rero tuba tugashyizeho mu mwanya w'aka ko hagati. Vuga ngo aka ko hagati niko twagashizeho, ariko kuko n'ubundi gafite isano n'aha birahura neza, niko twakoresha. Ubundi aka ko hagati ubaye uzisobanukiwe neza, uhita umenya yuko iyo upimiye aha n'iyo upimiye aha byose aba ari kimwe. So reka tugapime. Ukuguru kwa mbere urasomye 696, ukwa kabiri 695, ukwa gatatu 0.5. Murareba ntabwo kari kwerekana imibare, yerekanye short. Noneho
aka kane nako karasomye, aka gatanu nako murareba karasomye. So bivugitse ko iyi ngiyi ni nzima cyari mu bize. Noneho muratwihanganira ubwo navugaga n'umukiriya. Murareba iya mbere, ka mbere kasomye n'aka kabiri, aka gatatu hoya, aka kane kasomye n'aka gatanu. Bivugitse ngo n'iyi ngiyi ni nzima. Burya ntabwo tubonye umugisha wo kubona agapfuye ngo nako tukabereka uko gapima, ariko turabisobanura uko bigenda. Ni ukuvuga ngo iyo ipfuye ukamara gushyira uyu mutuku ahangaha, hari igihe uzashyira aha usange hatari gusoma, cyangwa se usange n'aha kabiri hatari gusoma, cyangwa aha kane cyangwa aha gatanu. Ariko aha ho hagati, aka ko hagati ko ni ngombwa, ntabwo gakwiye kwerekana umubare munini, kuko kawerekanye bigaragaza ko nako kaba karangiritse. Ubwo rero niba umenye yuko inzima irangwa n'uko ukuguru kwa mbere gusoma, n'ukwa kabiri kugasoma, kwa gatatu ntigusome, kwa kane kugasoma, n'ukwa gatanu kugasoma, nyine kwerekana imibare. Ubwo nizere ko umenye inzima, n'iyapfuye nuhura nayo uzayimenya. Icyo usabwa mbere yo kuyipima, ujye ubanza uyikuremo. Noneho tujya kuri aka k'amaguru atatu. Aka ndumva tutari buze kukavugaho cyane, kuko muri mu bice byatambutse twakavuzeho, ahubwo iyi video twaba tuyisoreje aha. Ukurikirane ibice bizagenda bikurikiraho byo kwigisha gukoresha multimeter, kuko iyi yari part 7, kandi tuzakomeza gushyiraho n'ibindi bice bitandukanye nk'uko abantu babyifuje, uko tugize ubumenyi tubona yuko ari ngombwa ko abantu bamenya. Nizere ko umaze gusobanukirwa uko wayipima igihe ubonye ifite amaguru atanu. Thank you for watching. Bye bye.